Shalom, shalom, shalom. Yesu ashimwe cyane. Amahoro ya Yesu Kristo akomeze abe asaga ari menshi cyane mu mutima wawe. Baramutse neza. Ndizera nashidikanya ko umwami Yesu Kristo akomeje kunezeza umutima wawe, agukorera ibyo ushaka cyane cyane kandi agakora ibiri mu mugambi wiwe. Tugiye nanone kuganira amagambo y'Imana ni muri ya gahunda ya waramutse ugezweho na Muhoza Olivier kuri Muhoza TV. Imana yo mu ijuru ikomeze guha umugisha. Tureka tubanze dusenge kugira twumve ijambo ry'Imana yateguye uyu munsi. Imana nziza, Imana ikiranuka, Imana ishoboye byose, Jehova Jir, Jehova El Shaddai, Jehova Sham, Jehova Sabaoth, muciriye bugufi imbere y'amaso yawe. Ndakwinginze Kristo w'i Nazareti kugira ngo uyu mwanya dufashe, tugiye kuganira ku magambo yawe. Reka no magambo agira icyo akora mu buzima bwe buyumve. Buri muntu wese uri buyumve nasigara uko yari ameze, ahubwo haba impinduka mu buzima bwe, aho ari hose, aho atuye hose, yumva Imana binyuze mu magambo ya Yesu. Amen. Imana yo mu ijuru ikomeze guha umugisha, ikomeze kunezeza. Tugiye gusoma amagambo ari mu gitabo cy'ubutumwa bwiza bwa Luka. Amen. Ubutumwa bwiza bwa Luka bwanditswe na Luka, ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka mu izina rya Yesu. Tugiye gusoma guhera ku murongo wa 6, 47 kumanuka. Luka chapter 6 verse 47. Haravuga ngo umuntu wese uzaho ndi akumva amagambo yanjye akayakomeza, ndabereka uko asa. Umva ukuntu uwo muntu asa n'umuntu wubaka inzu agacukura hasi cyane akageza urufatiro ku rutare, nuko umugezi wuzuye uhururira kuri iyo nzu, ariko ntiwabasha kuyinyeganyeza kuko yubatswe ku rutare. Naho rero uwumva nabikore asa n'umuntu wubatse inzu ku butaka adacukuye urufatiro, nuko umugezi wihururaho ako kanyiragwa, kandi kurimbuka kwayo kwabaye kubi. Amen. Ngo umuntu wese uzaho undi akumva amagambo yanjye nayumve gusa ngakayakomeza. Amen. Uyu munsi ndagira ngo mbwire ngo nta buzima bushoboka umuntu atabamo, kuko Imana ijya kukurema na rimwe ishobora kuguhereza umutwaro utakikorera. Imana nicyo kintu cya mbere kiri perfect, niyo yonyine yera. Yaremye umuntu akwiriye, imuremera ibikwiriye. Nta kintu na kimwe Imana ishobora kwemera ko y'ubwayo kiza mu buzima bwawe ari uko utari able yo kuba wacyova kaminga cyangwa se wagitsinda. Ariko uyu munsi ndashaka kubwira ijambo rivuga ngo hahirwa umuntu wumva amagambo y'Imana nayumve gusa, nk'uko nguko ndi kuyanyuza kuri Muhoza TV. Nuyumve byonyine ahubwo akayakomeza. Amen. Ngo umuntu ngameze nk'umuntu wacukuye agacukura agakora fondasiyo ku rutare, ngo imiyaga n'imirabi iyo ije nikubita kuri iyo nzu ntabwo igira ikintu. Amen. Ijambo ry'Imana rivuga ngo turi insengero z'iki? Z'umwuka. Ni ukuvuga ino jambo rirasobanutse cyane. Ni ukuvuga umuntu uhiriwe ni umuntu wumva amagambo ya Kristo, yarangiza ubuzima bwe akabwubakira kuri Kristo, akabwubakira kuri ayo magambo. Kubakira ku kintu ni ukuvuga ngo ni nk'amahame ugenderaho. Amen. Ndabwira cyane cyane, ndavuga n'abavugabutumwa cyane. Akenshi tujya twisanga tujya gutegura ijambo ngo turibwirize. Buriya ntabwo byagakwiye ko wicara usoma Bible kugira ubwirize. Ubundi ukwiye kugira ngo usome Bible wigishwe na Bible. Amen. Niyo mpamvu ukwiye kumenya Bible kugira ngo atari kuvuga ngo umenye ngo nzi ibice byose byo muri Bibiliya, ngo nzi Bibiliya yose warayisomye inshuro 7, byose bifite agaciro, kuko ijambo ryavuze ngo uyumva si uhiriwe. Kandi ni ibintu bigaragara cyane. Uyumva ntabwo ari uhiriwe, ahubwo uyakomeza. Amen. Isi ikakwanga, abantu bose bakakwanga, bakakuvaho, ariko ukamenya yuko wizeye Kristo atazigera agira icyo abura, ukishingikiriza kuri Yesu. Abantu bakakubwira ngo urasa nabi, ariko warasomye yuko dusa n'Imana. Imana yavuze ngo mbere yuko nkurema, ngo yarabanje ireba ishusho yayo, iravuga ati ngomba kurema umuntu afite ishusho yanjye. So Imana yakuremye uri perfect. Imana yakuremye uri perfect. Amen. Yakuremye ukwiriye, unoze, ukureshya, ukusa, uri perfect. Gusa ibyo byose ntabwo uzabasha guhangara ibibazo by'isi. Critique, abantu barakritika, racisme ziruzuye, abantu bacana intege,
umuntu wawe wahafasha akakubwira ati ndabona ntacyo uzimarira, ariko iyo uzi ukavuga ati umugambi w'Imana kuri njye urakomeje. Bishatse kuvuga iki rero? Uzaba uhiriwe muri runo rugendo ni umuntu uzasoma Bibiliya, ariko nasome Bibiliya ngo afate mu mutwe imirongo gusa. Ntabwo ari umuntu gusa ngo uwamemorije Bible verses, ntabwo ari umuntu uzi kubwiriza, oya, ni wa muntu uzi kumva amagambo y'Imana, yarangiza ayo magambo y'Imana akamubera ubuzima, akayubakiraho no matter what, agahora avuga ngo Imana ubwo iri mu ruhande rwanjye, mbese umubisha wanjye azava. Hasi havuze ngo ntabwo ameze nk'uyumva nayakomeza, si uko atayumvisha. Nawe yasomye Bible, ariko yasomye Bible nk'ikinyamakuru. Hari abantu bazi you can explain the quotes, uga-explaining ibyanditswe ariko utabibamo. Amen, utabibamo. Gusa wowe ndagira ngo mbwire ngo Imana yo mu ijuru iragukunda. Iri somo urizirikane. Niba ushaka ubuzima buri favorable, ba mu ijambo ry'Imana. Wari uzi ko ijambo ry'Imana rivuga ngo ntitukagira icyo twiganyira, ntabwo icyo dushaka cyose tugisabe tukingingiye. Ariko kubera kutarimenya no kutarigenderamo, abantu usanga bishwe n'amagorwa y'isi, bishwe na stress z'isi, bagatakira abantu ntibagire icyo babafasha kuko bataramenya yuko Imana iri able, iri tayari, the God is waiting for you kugira kumve buri kintu cyose. Your emotionally, your physical appearance, your spiritual things, your financial things, your academic things, ibintu byose ukeneye. Amen. Ugomba kuza imbere y'Imana ubyingingira. Ariko ibyo ntabwo wabimenya utaramenya amagambo y'Imana, utagifata time gusoma ijambo ry'Imana. Bene data, hari impamvu Imana yashyize ku mutima wanjye muri ino minsi kubabwiriza akamaro k'ijambo ry'Imana. Ushize narababwiye ngo ijambo ry'Imana niyo ni nka kataloge y'ubuzima bwawe. Mugabo bita Yosuwa, Imana yamubwiye ikintu kimwe gusa. Yamubwiye ati Yosuwa, kuba naragutoranyije ni kimwe, ariko kuba tuzagumana ni ikindi. Gusa kugumana nanjye biroroshye, nuko uzamedita kuri kino gitabo amanywa nijoro. Ibyo gusa, ubundi nkaba Imana yawe. Nawe rero Imana kuba mu ruhande rwawe ntabwo bigoye. Uzi icyo bigusaba ni ukumva ijambo ryayo ukabishyira mu bikorwa gusa, ubundi ikabana nawe uziraherezo. Ukazarinda uva muri ino si, ukazamusanga ahera yarabanye nawe paka. Amen. Ndagira ngo mbwire ngo komerera mu ijambo ry'Imana, izerere mu cyo Imana yakubwiye, nubwo bigoye, nubwo biteye ubwoba, nubwo bisa nabi, nubwo wanzwe, nubwo uvugwa, nubwo ushinyagurirwa, nubwo ubwawe nawe ureba ukabona nta hazaza hahari. Kugira ngo mbwire ngo Imana yavuze ngo uzabaho, Imana yavuze ngo uzarama. Feza n'izahabu biri mu biganza byayo, icyo yagusezeranyije izagikora. Amen. Haleluya. Kugira ngo mbwire ngo iki gitondo kikubera igitondo cyo gusobanukirwa ko ntabwo igikomeye ari ukumva amagambo gusa, ahubwo igikomeye ni ukuyumva warangiza ukayakomeza. Kuyakomeza ni ukuyagenderamo. Ni ijambo ry'Imana, it's like a mirror. Ni gute wajya muri mirror? Amen. Ubyutse usa nabi mu maso, warangiza ukajya mu bantu ugisa nabi, mirror yabimaze iki? Yabiri useless. Ariko akamaro ka mirror nuko muhoza niba mbyutse nkireba muri mirror nkabona hari uko ndi gusa nabi mu maso, ngerageza gukaraba kugira najya mu bantu usa nabi. N'ijambo ry'Imana nuko rimeze. Ino si niba ushaka kuyibamo, image yawe kuko Imana ariyo yakuremye iri mu ijambo ryayo. Niwirebamo aho wari ufite faute zirakosoka, aho wari ucitse intege wasubizwamo intege, aho wabonaga nta byiringiro abona ibyiringiro, aho wabonaga icyaha cyakurembeje abona imbaraga zo kugitsinda, kuko byose biri mu ijambo ry'Imana. Niyo kataloge y'ubuzima bwawe, niyo kataloge yo kubaho kwawe. Ariko Satani kikwereka ko abizi. Hari umuntu ushobora kumara all the week, icyumweru cyose atarasoma ijambo ry'Imana. Afite telefone, ubu byaroroshye, ushobora kuyidownloadinga Bible, ushaka wadownloadinga mu Cyongereza, mu Gifaransa, indimi zose. Abandi zirahari ayifite mu rugo iri hard, aho ugasanga yatoye uruhumbu. Niyo mpamvu bayeho ubuzima bugoye, niyo mpamvu umuntu akwanga ugasara, niyo mpamvu abantu bakuvaho ukumva isi yakuguyeho, niyo mpamvu urwara indwara ukumva birarangiye.